Igikombe cyitwa Mucishabugufi. Muri icyo gikombe Mucishabugufi, Mukristo ahabonera intambara ikomeye. Ataragera kure, abona dayimoni w'umwaka uteye ubwoba aje amusanganira witwa Purowoni, risobanurwa ngo umurimbuzi. Mukristo abanza gutinya, yiburanya gusubirayo cyangwa gushikama, maze yibuka yuko mu mugongo atifurebyeho ibyuma bimukingira. Ati nimuha ibitugu ndabamwigabije nga ncumite amacumu. Nicyo cyatumye yibwira ati ibyiza nuko nashikama, kuko naho ntabasha ikindi keretse gukiza ubugingo bwanjye, gushikama ariko kwaruta. Maze aragenda ahura na Purowoni. Uwo yari icyago cy'umwahuro, afite ishusho mbi cyane, afite uruhu rw'ingamba nk'urw'ingona ari rwo yiratanaga, afite n'amababa nk'ay'imbwa yiswa n'amajanja nk'ay'ingwe. Mu nda ye havagamo umuriro n'umwotsi, akanwa ke kasaga n'ak'intare. Ageze aho Mukristo ari, amurebana agasuzuguro, aramubwira ati urava ukajya he? Mukristo ati mvuye mu mudugudu w'irimbukiro urimo ibibi byose, ndajya mu rurembo Siyoni. Purowoni ati ibyo bimbwiye yuko uri ingabo yanjye, uko icyo gihugu cyose ari icyanjye, ari jye mwami wacyo n'Imana yacyo. Niki cyatumye unyimura ndi umwami wawe? Mba ngukubise rimwe ukaba ugapfa, nuko niringiye ko uzongera kunkorera. Mukristo ati nzi yuko navukiye mu gihugu cyawe koko, ariko kugukorera kwarananiye. N'ibihembo utanga ni ibitabasha gutunga umuntu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Nuko namaze kuba umuntu mukuru ushaka ubuhake burutaho, nk'uko abandi bafite ubwenge bakora. Purowoni ati nta mwami wakundira vuba ko abantu be bamwimura. Nanjye sinkunda ko umva yuko wababajwe n'ibihembo byawe n'ubuhake bwawe. Emera kungarukira, kandi icyo mbasha gukura mu gihugu cyanjye ngusezeranije yuko nzakiguha. Mukristo ati nahatswe n'undi, niwe mwami utwara abami, none nabasha ne kujyana nawe, si ukumuhemukira. Purowoni ati ubaye iciro ry'imigani ngo naho uvuye ntaho ugiye, ariko bijya biba ko abatuye ko ari abe bamara iminsi bamukorera maze bakamucika, nawe wagira utyo ntacyo waba. Mukristo ati narasezeranye, ndahira yuko nzajya mukorera, nabasha nte kwica iryo sezerano simanikwe bamura ubugome. Purowoni ati ibyo si byo wangiriye, ariko nemeye kukubabarira nuhindukira ukangarukira. Mukristo ati nasezeranije kugukorera nyiri umwana ntaragira ubwenge, kandi ngira ngo umwami ndwanira none ashobora kunkuraho urubanza rwo kwica iryo sezerano no kumbabarira ibyo nakoraga nyiri uwawe. Kandi Purowoni wa murimbuzi we, reka nkubwire ukuri, nkunda ubuhake bwe n'ibihembo atanga n'abagaragu be, no gutegeka kwe no kubana nawe n'igihugu cye birutisha ibyabo. None rorera kunyoshya, ndi umugaragu we, ndashaka kumukurikira. Purowoni ati nurakaruka wongere utekereze ibyago bizakuberaho mu nzira unyuramo. Uzi yuko benshi mu bagaragu bapfa nabi kuko bangomeye bakava mu nzira zanjye. Mbese abenshi muri bo ntibishwe urupfu ruteye isoni. Umva ko wakunze ubuhake bwe ukaburutisha ubwanjye. Ntiyigeze kuva ahari gakiza abamukorera abanzi babo, nta n'umwe yakijije. Ariko jyeweho ninde utazi yuko we n'abagaragu be nabakijije kenshi abanyiranukiye, bakirisha amaboko cyangwa uburiganya, nubwo bari bafashwe impiri. Niko nawe nzagukiza. Mukristo ati icyatumye atabakiza none muri iki gihe ni ukugira ngo agerageze amenye urukundo rwabo, yuko bazabana nawe akaramata bakageza ku gupfa. Kandi urwo rupfu rubi uvuze rubabera icyubahiro gikomeye, kuko agakiza ka none atari ko biringira cyane, ahubwo bategereza icyubahiro n'ubwiza byabo, kandi bazabihabwa ubwo umwami wabo azazana ibye n'iby'abamarayika. Purowoni ati umaze kumukorera nabi no kumuhemukira, uzagororerwa. Mukristo ati Purowoni namuhemukiye? Purowoni ati mu itangiro ry'urugendo waracogoye, wasayaga mu isayo gahinda gasaze, ugasigazaho hato ikaguhotora. Wagerageje gukurwaho umutwaro wawe mu buryo budategekwa, ariko wari ukwiye gutegereza gukurwaho umwami wawe. Kandi wasinziriye ibitotsi bibi, utakaza ibintu byawe by'igiciro cyinshi. Wari bugufi bwo gusubira inyuma ubwo wabonaga za ntare,
kandi iyo uganira ibyo wabonye n'ibyo wumvise muri uru rugendo mu mutima wawe ushaka kubahirwa ibyo wakoze n'ibyo uvuga byose. Mukristo ati ibyo uvuze byose ni by'ukuri, kandi hariho n'ibindi byinshi wibagiwe. Ariko umwami nkorera nkubaha ni umunyebambe ukunda kubabarira, kandi izo ntege nke za kamere narazihoranye ntarava iwawe, kariho zamfatiye, kandi nanihishijwe no kuremera kwazo ndazihana, umwami wanjye arazimbabarira. Apoloni ararakara cyane ati ni umwanzi w'uwo mwami, ndamwanga, nanga n'amategeko ye n'abagaragu be, iki nicyo kinzanye ni ukukubuza. Mukristo ati Apoloni irinde, kuko ndi mu nzira y'umwami, ariyo nzira yo gukiranuka, nicyo gitumye ukwiriye kwirinda. Apoloni atambikiza mu nzira arayimara, aramubwira ati simbikangwa, itegure gupfa, kuko ndahisenga yanjye y'igihinomu yuko utari butambuke intambwe n'imwe ntakwiciye ahangaha. Maze amutera mu gituza agacumu kameze nk'umwambi kaka umuriro, ariko Mukristo akinga ingabo, arakaranga nikagira icyo kamutwara. Maze Mukristo akura inkota kuko abonye yuko atagikwiye kujunjama. Apoloni arihuta aramwipfunyira, amutera uducumu twinshi nk'urubura. Mukristo ntiyabasha kuturanga twose, akomereka mu mutwe no ku kuboko no ku kirenge. Agenza umugongo wo hato, Apoloni aramwegera cyane. Mukristo akanyabugabo karaza, arwanisha ubutwari uko ashoboye. Bacagasa umunsi barwana iyo ntambara ikomeye. Mukristo araruha, asigazaho hato, agacika intege kuko inguma ze zagendaga zimumara intege. Apoloni amubonye uburyo, aramwegera, aramusumira, mukubita hasi cyane inkota ya Mukristo bagukubiri. Apoloni aramubwira ati ndagushyikiriye, sindi bubure kukwica. Aramushikamira, asigazaho hato akamwica. Mukristo ashaka kwiheba yuko atari bukire, maze kubw'imbabazi z'Imana Apoloni akihanukiriye ngo amuhorahoze, Mukristo arambura ukuboko vuba, asingira inkota ye, aramubwira ati wamubisha we, winyishima hejuru, iyo nguye ndabyuka. Avuze ibyo acumita Apoloni inkota cyane, amusubiza inyuma nk'ukomeretse uruguma rwica. Mukristo abibonye arongera aramwegera, aramubwira ati muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Apoloni atanda amababa ye y'imbwa yiswa, araguruka aragenda. Mukristo ntiyasubira kumubona. Utari uhari nk'uko nari mari ntiyabasha kwigeraniriza gutaka no kwivuga bya Apoloni byo muri iyo ntambara, kuko yavugaga nk'intare, kandi no gusuhuza umutima no kuniha bya Mukristo ntawabasha kubyigeraniriza. Muri iyo ntambara yose sinigeze kubona agaragaza umunezero na rimwe, kugeza aho yamenyeye ko akomerekesheje Apoloni inkota ye. Nicyo cyamuteye kumwenyura, yubura amaso areba mu ijuru. Aho nabereye sinari nabona intambara iteye ubwoba nk'iyo. Ishize Mukristo araririmba ati dayimoni uyu nteye ava kwa Satani niwe wamutumye, niwe shebuja. Twiriwe turwana, nuko Apoloni asigaza hato akanyica pe. Maze Imana yanga ko uwo mwanzi anyica, mfata inkota yanjye ndamucumita, nshima uwantabaye akaneshereza, sinzasiba iteka kumusingiza. Maze abona ukuboko kumuha ibibabi by'igiti cy'ubugingo, arabifata abishyira ku nguma ze yakomerekeye muri iyo ntambara. Uwo mwanya arakira, arya umutsima, anywa y'amazi bamuhaye mu icupa, abona intege, aragenda agifite inkota mu ntoki, kuko yakekaga yuko ahari undi umubisha yaba bugufi. Ariko Apoloni ntiyongeye kumutera muri icyo gikombe cyose ukundi.